tangira uturagiza Imana. Amanza mvuga nomero zanjye. Nimero urazivuga humura. Game over. Senga Imana ikugirire neza. Banza utere isengesho. Uwanja wake kaingia sasa. Kandi rwose uvuge cyane. 07 Oya. Kumuntu y'umwaka na brage noneho zihari. Sinshobora kwiyahura. A few moments later. Mama Sandrine tuzakomeza kuko arimo kundera abana, nzakomeza kumukunda ngire gute. Nanone yarambwite ngo uburenganzira bwo kongera gushaka, kandi Imana ishaka byose, unzashaka akambabaza ushobora no kwiyahura. Oya, nzovu ntuziyahure nawe uzashishoze mbere uko ujya gushaka nimba reze umutima wawe ugwa ko ntazakubaza mugiye kwiyahura, sibyo? Turacyagukeneye ibyo ntuzabikore na rimwe. Wanyumvise nzovu? Nta kibazo. Ntuziyambura ubuzima uko kubabaje. Umugabo. Ndi umugabo. Yego. Umwaka ndagura ikiba. Yego. Mama game over. Uwanja wake kaingia sasa. Nase wowe shanjye ndi jobless nyine, ariko n'iki mba mfasha n'umukecuru. Ntabwo urabyara se? Natenda barambeshera. Nyine uwo mwana ntago mwemera. Game over. Ibyo sindabivuze. Uwanja wake kaingia sasa. Kandi uvuga ngo wateye inda barakubeshya. Barambeshe ngo nateye inda, ariko ntago ndabyara. Ariko nyine no kuvuga ngo utegereje ko umwana azavuka. Bari gufilima. Arimo arafilima. Nese bwira ntago wabenkora gutyo. yani dusubije iminsi nyuma se mw'ijoro rya 31 rishyira iya mbere byagenze bite? Uwo ni umusore witwa Patrick. Saa sita z'ijoro mu gihe urusaku rw'ibishashi by'urumuri rwari rwiganje mu kirere, Patrick yari yicaye mu murima w'ibirayi bya Itangishatse Saidi acunga neza abari mu minsi mikuru, ariko hatagamije kwishimira umwaka mushya. Yari ari mu gikorwa cyo gusarura ibyo atahinze, yabanje gucunga neza. Uruko igishashi cy'urumuri cyaturikaga mu kirere, nawe yakubitaga isuka ikazamukana n'ibirayi. Uwari hafi wumvaga urusaku ntiyatekerezaga ko hari isuka iri gucukura ibirayi, ahubwo yibwiraga ko ari ibishashi bikomeje guturika. Niko byagenze ijoro ryose kugeza ubwo bivugwa ko uwo mujura yasaruye ibiro 70 by'ibirayi mu murima utari uwe. Muganga gakondo aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Ndikumva bitari byoroshye. Nuko rero wa munsi uragera, ariko nkibaza hagati y'abo babiri ninde wasohotse gutya? Ubundi baca umugani mu gihinde gasheri kumari yaciye kumari, bisobanuye ngo ntashobora kwihata ibirayi. Mama game over. Imakazi baziratangiye. Wenda abantu bagira uko bareba ku buryo butandukanye. Melody twe twamutumye kwakunda ashaka no kwigira iwawe byanga, tumwinginga twose watuba bari ukaza, ariko yaje arabisiketagira ibintu byose, aradirimba karahava, abafana baraguruka, abacuranzi kabuhariwe. Hanyuma umuhanzi wanjye umenye nta bacuranzi yari afite. Nukuri agomba kuba njye nkurikije uko nabirebaga, yaririmbanaga n'ibiradiyo. Nirikwambia arakubwiye ntukajye ukina, ntuzakinisha ingwe y'ishyamba. None icyabigaragaje rero yakomeje kurimba beka yose yasohotse yataye. tureke ikiganiro utazabona. Nuko witwa Nobudati nyamara muri kuvuga mutaza amakuru, wari abatanze miliyoni 8 za propaganda zo kwangisha Zebena bamukunda. Ejo ngiye kubona umva rongera aravuze ngo
bategeye n'amafaranga niba ari 10,000 hari abantu bayategeye barabizi ubwo bari kuri iki kiganiro ngo The Ben ngo baramakinga shwa ngo arire ngo baramakinga shwa ngo ko mu gitondo nyuma y'igitaramo ngo bamutesha umutwe ngo ni umuntu ugira amaranga mutima ngo buryo ngo agira depression ngo ntazongere kuririmba urumva ngo none ngo bahite bakomeza ngo bari imbere ariko aho uvuka niba ari mu batindi niba ari mu matera uracurira na pe kobona suwazanye iyo propaganda ya miliyoni 8 ona nifite aba followers 17 kaingia umuhungu wacu atireka nze nibyinire neza ashyize ikote hasi umusa uyu nawe do araje ararijugunye mu ba mama yangu game over kaingia sasa niko irakote mwamenyera ahantu ryagiye ubu gahunda ku mihanda ni ako ubundi mero turetse ibintu byihangana ni ikihe kintu uzi kuri The Ben? Ikintu cya mbere nzi kuri The Ben nuko ari umuhanzi w'umuhanga. Ikindi agira ibintu by'amarangamutima akunda kurira. Eba tureke ikiganiro utazabona. Munyanganire ni umugabo arubatse kuri 3. mama yangu Icya kane ari representing igihugu. Dusoza nizi magaduki kobereza nibiri kuri imihanda. Gira ikintu ubwira The Ben mu gitaramo. Ahubwo nabwire Ken Sol. Amateko nashira muzacuruza iki? Aje gushuza pompom. Zacuruza igihagarara. mama yangu game over kaingia oya ndasubiza ariko kuki mwamwumva umuhanga ari umuntu uzicara ubonetse wese akaza agahondagura ukagenda ukicara hariya nuko biyahura umuntu navuze aravuga ati papa mukuru yaratubwiye ati ni akabasuza umuntu nakwereka ko yakora ibi namwereka ko yakora ibi ubwo nawe mboneyeho rero kumwibutsa ko dufite byinshi byo gucuruza mbatuye iyi ngiyi mu gihe umusore w'imyaka 20 kuri ubu witwa Darren Jason Watkins Jr tuzi nka iShow Speed yatangaje ko nagera mu Rwanda azasura ingagi mu birunga. In Rwanda, I won't be able to stream it because there's too many trees. I won't be able to stream it because it's too under trees, but I will do a video. maze agahita aboneraho kuvuga ko atazakora icyitwa streaming live ahubwo azafata video mu rwego rwo gukomeza rero guteza imbere u Rwanda nk'ahantu h'ingenzi ho gusurwa n'abaturutse imbere mu gihugu no mu karere. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ruramenyesha abantu bose ko koroshya igiciro cy'uruhushya rwo gusura ingagi byorohejwe aho gusura ingagi muri pariki y'igihugu y'ibirunga ku banyarwanda n'abaturage b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuri ubu ari amadolari 200. Ibisabwa ni indangamuntu na passport ifite agaciro n'icyemezo cy'amavuko n'abanyafurika n'amadolari 500. Hakoze ubundi tuzi byiza nyaburanga by'igihugu cyacu. Jabanda kwa mafari mu bitano. Watkins Environment 5 of Rwanda. Chensubiza. Mu Kinyarwanda mvuga mu Kinyarwanda. Bivuga mu Kinyarwanda gute? Anyenyenye. Zero eptimine. Timaide wo. Nabanza tonga bitano. Watkins Environment 5 of Rwanda. Hagataho nubwo
ubwo ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasezerewe mu mikino y'igikombe cya Afurika AFCON 2025 hari umufana ukomeye witwa Mike Nkuka Bolandinga ukomeje kuvugisha benshi kubera kumara iminota 90 areba umupira atanyeganyega ndetse akagaragara nka Patrice Lumumba. Gusa biza kurangira bimeze uko ubu se y'Amavubi yacu nasiono dufite ngo bazaza dukinira umupira none bazava hehe bataravutse bazabyarwa n'abandi n'abahungu bacu erega namwe ntabwo mbihagaze gutabaruka umuhungu wagenda arongora umukobwa wese asungwese ntabwo mani mbere yose asungwese eregani hari inkuru numvishe ndumirwa umihanda kwa bari inkuru ahazwi nka Sodoma mu karere ka Kicukiro abakozi bo muri rogi batunguwe no gusanga umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 uvugwaho kwicuruza yiciwe mu cyumba nyuma yo gucyura ngo abagabo babiri. ariko ndakubwira nge ibivugo yari asanzwe ari umushabitsi bivuga ngo urabyumva ubwo nyine yashabikaga nyine oya ubushabitsi yakoraga yagendaga agakodesha icyumba yego akazanamo abakiriya bakamwishyura nawe akishyura rogi niko yakoraga ariko abaherukaga kumubona ngo bamubonye nk'uko tubikesha nyine abacuruza iriya serivisi hariya y'icumbi ngo bamubonye azanye abakiriya bo babiri bigana kamera zababonye basohoka abakiriya izo kamera de surveillance zabonye basohoka abakiriya babiri ngo n'ibikapu byabo amaze kubazana nyuma yaho baza gusanga bamunigishije ishuka ngo n'ibiri n'amaguru bayaziritse ubwo aricyo kwibaza harimo ibintu bibiri si kuko nibo bamunize biragoye kuba utakwemeza ko ari bo kuko nibo bajyanye icya kabiri ahubwo icyo twibaza ni kimwe bari abakiriya basanzwe bashaka kugura urukundo rwa reja kwenye uwanja wake kaingia sasa. Gemu ikaisha tukiri ku nkuru ziba ziri kuri iyi mihanda nyuma y'uko Yamana akomeje kugenda avuga ko atorohewe umutima wanjye bawukuyemo bawutwara mu biganza byabo bari kugenda bawurya bari kubyenjoyinga ariko uzi bro uzi umuntu wakifuza ko upfa aje gusanga hari abantu bakunda abandi biri trauma umuntu akagukunda bikaba trauma sinzi ne kubyumva bikaba trauma ntawe ubwe abe areba abakikurebaho ahubwo abari kureba ubugingo bwawe. Muri ako kanya mbona indi nkuru ngo Yamana yarezwe muri RIB gukubita no gukomeretsa uwahoze ari umugore we. Gusa nk'uko bikesha ikinyamakuru MIE umuvugizi wa RIB yatangaje ko atarakira ikirego cya Uwineza Diane wahoze ari umugore wa Yamana. Ukibaza nk'aya makuru haba yavuye hehe? Akigitwe nawe ujye uvuga ibintu bike ntukavuge ibintu udahagazeho cyane. Hako wa mungane waribajije ngo arinjajwe y'umugabo ibaho baragusubiza bati ngo fata indorerwamo wirebe. Ni amabwire wumvise n'undi munsi ntuzongere. Mama ya game over. Uwanja wake kaingia sasa. Tukiraho kandi Shadibu nawe yatangaje ko uriya mwaka wa 2025 wamubereye umwaka ushaririye dore ko ngo yararaga ijoro ryose arira yewe ngo n'inshuti ze yitaga iza hafi nta n'uwigeze amugeraho. Mita nibuka iki kizungerezi ndeba n'iyi video byagenze bite ariko ntuze kunkontorora ku buzima bwanjye
ntabwo ari buwumereza ubuzima bwanjye sibyo simwubahe imana muyubahe noneho mundekere ubwo buzima bwanjye habaga Kwenye uwanja wake kaingia sasa. ntihagire umuntu mureke ikariso nirebere na tiktok nta kintu bitwayeho Lahirana Muhammad ndazumvise wajya muri samaki ya bose wagira ngo ni samaki biciye munyuza muri Burera Kwenye uwanja wake kaingia sasa. God have mercy upon us. hari ibintu tubona twese tukabirenga tukigendera nyaboneka ariko di wowe ifatwa rya Maduro ryakugezeho narabimenye ariko ntacyo nari bubikorera nta ngaruka byakugizeho nta hungabana byaguteye ni Kagame se murakoze kwira igisubizo cyuze cyane arahura n'iki muri wo kubatira bamujyana harya ngo Big Daddy yavuze iki ndavuga Trump nyine kuko he's acting like a big daddy namuhamagaye kuri telefone twaravuganye ntimundenganye pe njyewe nari namubwiye ngo yizane arabyanga none ubundi amujyanye tubwo rero amahirwe yapfusha ubusa ese ubundi bajya kumufata bamukuye kora kuri icyo kintu kimeze nk'igitsina cya Amerika oya aho icyatsi What? Bro, what are you talking about, man? tugarutse gato hano mu Rwanda rero yo urubanza rwa Shema Arnaud wamamaye nka DJ Toxic kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwasubitswe hashingiwe ku mpamvu y'uko uregwa yagaragaje ko atiteguye kuburana. Toxic akurikiranwe y'ibyaha bine birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge, akurikiranweho kandi icyaha cyo guhunga amaze gukora cyangwa guteza impanuka no kwanga gusuzumishwa icyuma gipima alcohol. Gusa urukiko rwa Nyarugenge rwaje kwanzura ko urubanza rusubikwa rukazasubukurwa tariki ya 14 Mutarama 2026. Ese ubundi uriya ni iki cyabiteye? Ari barize metre mwatuganiriza. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Metre uko biri kose naramutse neza. Metre ariko se urabona abantu tuzatubamenya gute mutagaragara kuri social media? Metre natubwira igihe mwaboneye iriya dose. Mama yangu. Tukiri kubatwara banywe cyangwa bagakora ibindi bya mu muhanda kaho kashobotse. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yamaze gutora itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda rizafasha gukumira impanuka zo mu muhanda. Mwaba mwarabibonye? Hanyuma urashaka mbivuge iki? Hano icyo nshaka kubivugaho, urabona abadepite nabo ubwabo nubwo babitoye ntabwo bumvikana ku ngingo y'ubufungo. Okay, hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo wenda abantu bibekerere. Ubundi en principe ntabwo gufunga byakabaye ari amahitamo, nicyo cyemezo cya nyuma cyakabayeho. Tujya nukeko Swaki abaza Honorable Mukabunani Christine ati ejo mwatoye itegeko ririmo ibihano bikakaye, buriya koko ni kira twabatumye kudukorera kuturemera ibihano biremereye. Byatowe nyine nta kundi, ubwo abantu igisigaye burya iyi tegeko ritowe niyo karyemeraga ariko ugomba kurikurikiza. Ariko nawe uri mu baritoye kuko batubwiye ko ryatowe na 77 kuri 77. Ego naritoye kubera ko harimo ingingo zimwe na zimwe zitatuma
nubwo ntazemeraga ariko ntabwo zatuma naritora ryose. Ingingo yo iyo uyigezeho iyo utayemera ntabwo uyitora, urayishimbuka. ariko itegeko ryose iyo harimo ibyo wemera uraritora kuko ntabwo byatuma utaritora. Urakoze kubidusobanura. Impaka zikomeje kubimaka noneho mana yanjye ntihandi ubona umuntu aburana ngo kugira ngo nasi uretse gato kuko hano icyo bakubwira si uko utanywa inzoga ni uko utatwara inzoga wasinze. Elegani nuko byifashe ku mihanda yacu. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe munsi, like, share na comment.